Mada ihute di tugende dore akazi katangiye bari kumba magara Kwambara icyawo siya wowe kambara birenza koko gira tugende njaka kugenda kugufatira ari akawunga ariko nanga dore kiru tuzapfa uri mwiza pe rwose ndaca umuntu yo gushinja ariko dore ejo bundi naguze kawunga ujyanaho nyo kibiri 8 nawe na caca na canyi kirabimbwira kigiraga umunwa na carabimbwiye ngo mwagihaye kawunga so gukora ibintu umuntu azabivamo tugende wirakara tugende rwose tugore nk'agaceri kawunga none se kutarebye umuntu urakwikoreza umuceri uraza kwikoreza ndabasangayo ubwo si bya byana biba biraha wazanye 200 si urabaha urayamba bwo reka tugende none se ndagura imiceri 2 kawunga muhereze na 300 ko kwikoreza urayabura koko baratuganya nawe uri kungonsoma taca ariko nyine ubwo kumva namuzarize umuceri se bonaga umwanya wacu komera cyane uracabinosi ko washatse ki we sha kondi ko nukushaka kumva tiri umugoro uko wifashe wanje wozi ndofashe wanje nosi niyo nafati wawe ngo ngamfatira kuvuga ati urugwiro ndaguze ko no sakaga nazo kumusuje turabura ndimugashaka kugenda ariko shye buri wese rero reka ngubwiye urugwiro buri wese tuzosubira ariko muna ngubwiye nakubanga teza kururanga kugati yangu abantu uyu mudugudu nawe amaze kunanira kweli ejo bundi sona pakije imodoka y'ibishingwa koko bari gushiramo n'amashashi kweli ibi bintu ntago ndi kumvikana nabyo ibishingwe ibiki pampa z'abana urugusanga bimeze nabi ariko segeta mwene samuja gose ntago turabyumvikana kabisa reka mubwire nakantu gato nakantu gato bagiye mubike nyine n'ubundi sibyo agiye kugenda nyine mu kanya ushaka ukuntu ndagaruka batatu hano tukatubona nyine twebwe twirengagize batabimenye sibyo ariko mugore ndam ndikona kira kigamo cyakiri kugupfusha ubusa ariko uzi guca ngewe uri wanje dorebaga uri yasi uranamuzanya ari umukara yisanira n'isako nge najya gusiga ivuta yarari umwiramu ngabo cyagene kenene kimana uretse kugupfisha ubwo nge womburana iki amafaranga ndayafite twopanga najaje ndaza ngamenya ngo nibyo binenda bigusiga cyangwa bitandatu ndora kuramo turayereka uracafite ka telefone ndayifite ariko na nimero yawe ndayifite mu kanya noneho ndaguhamagara dore tugiye guhaha umuceri nanjye gukenda tuzi kugenda umva bitakunze tugende batatuvumbura uvuga umenya ndaza birindwi ubirye twaje kumwatinze rora oyata se wabona yisubize nose muva muri gupanga ibiki buri tugende madamu twigendere twari tubwiye uri muri gupanga ibiki ya ni ibintu bigize birasubira turasubira rwose watangira kundihagura dore umuntu agiye kuguhayira imiceri wogerayo yabyindiwe umugore w'abandi uri kumureba iki nagupfira ako ndagukisa ariko afite sheri niba uri kuvuga oya urwa mbere uri igitangaza wogira uri Bikira Mariya rwose sasa rero kanjye gushaka mudugudu mukorere raporo y'ukuntu ibintu bimeze niko bimeze kabisa ibi byo birakabije kugira uze kunzanira imodoka y'ifarini uzane umuceri
Madamu ubunyobwa bwacyane. Nawe tumebeke mu kumenyeka amafaranga ari make. Oya uretse. Uze kuzana ntabwo uzi ko ejo bundi ibigo bigiye gufungura tugakenera ubunyobwa bwinshi n'ibiki byinshi. Uzane n'ubunyobwa, amakaroni arahari. Madamu nyine uko nibyo ndikukubwira. Ko nago uyu muntu wamwiritse umufuka w'isukari. Umufuka w'isukari w'ibihumbi 100 n'andi. Nta nigenda ikora nta namake yari gushira. Nanjye bose ubwo ngibi nari kubyibuka. Rero mbafite stress nyinshi. Nawe usigaye ugira uburangazi. Nawe usigaye uranererana ukagenda. None se kubizi ko mba nagiye no mubagore ukaransiga. Abagore urangiza ukambwira ngo ngo abagore nsigaye nirirwa ndi gutunara ndi gushakira urugo ngo nagiye mu bagore bakatwiba tugende tujye kuri boutique tujye kureba ntuzongere kwindi ndikubona amasaha ageze rwose uteke kare se nawe da ubundi none siko muvuye kuri boutique tujye tujye kutse amakuru ni meza meste madamu buriya rero twari tuje kwigira kakawunga n'agaceri none ko muri kugenda rwose biriyo rwose nari ngiye kujya kurangura ariko madamu yaza nyine mumvere no kugira umva rero nimugera kuri boutique murebe nka baba nyine babakarasi tu mwereze umuceri agafuka kamwe n'akawunga buretse gatoya agakawunga byuzahanyuka ukuga ngo bazane kawunga uzagenda wajyana nyoko asisene ni ngombwa ubivugire mu bantu ngiye kamubwira kawunga muha agace n'umuceri agace shara agace karamara imishinga ariko ufite abagore nabo bijyane agace umva sigaye twaragushije ishano dore uyu no madamu basandi wagiye mu bagore do boutique abagabo miliyoni 10 amaderi nayo arayirindimuye usigaye usanga ukagira ngo nawe umugabo wawe ni uwanjye ajya mu bagore ariko akumva abagore bizi iminsi ni ngo kwifata ukizirikireho gerenade gerenade rwose bana abagabo b'iminsi ni ngo gutunga ibikeri mu nda uyu wanjyewe ni wo kintu kuri ni wowe ubakuriye bayi igikerisha uri igikeri none se ko ndi kubona nawe warambye yarinditse uyu yarindito umudamu muzima si wowe ubahereza si wowe ubahereza akindika agafuka k'isukari sha si wowe ubahereza mbona arimo mbona zayeranye rata nariraga ndaravuga ariko ngewe ngiye kugura ngo narayijye yicabi aho sha ingoni nziza unzanira himwe ndagusubiza ndakuzanira himwe ni nube imwe yandi urarambura nubwo kubita gatacika ku ngeso turi kumwe madam oya bafatiye hafi ahubwo nawe uzi ko ugomba kubizamo aya mitiweli ariko ngewe bangaraguza gatuha uradutahira ariko uzi igihe bimaze mujye mumenya ko urayobewe ungaragure mwiri vumu oya njye ngomba kukugaragura njye ziriya ni inshingano zanjye kucishana komera akanyabishira amakuru ahubwo ntabwo muravuga mutwe yamaye Barasa mudugudu ko bimeze gute dore bimeze mbese waje mu bikira mugire vuba njye ibi bintu simba mbyumva dore nk'uyu nguyu kuva yakwinjira muri mudugudu saa amazeho imyaka 5 nta n'umunsi n'umwe yari yishyura madado twishyuye none se njye tuvuga muzagice birangiye turi muri uyu mwaka gusa niwo tubari imbere oya cyangwa icyo nanditsemo none se mushaka kongera injiji umva bibaye ngombwa nge mwa mu mwanya nge nkabasaba ikinzanye nikomereza bose ni ikizanye nawe ugiye kuduhana kugira ngo usisi ibibazo mu bindi ntawe utanzi ntawe utakuzi ntawe utanzi nawe ugira vuba vuba nge nari ndimo nshaka amafaranga y'ibishingwe amafaranga y'ibishingwe dore hariya jone napakije imodoka dore harabyongeye byuzuye ndimo ngira ngo nkusanye amafaranga mamagaze indi modoka z'ibishikira kera bavuga ngo ibigaragazo bizaga bihetse ibisubizo kandi ko nako biri kuza bihetse biri mu nabyabo uyazanye ibibazo bye nawe ujuru kongeramo ibyawe umva agahinge ahubwo se akanyabishingwe umva twumvikane wowe ejo bundi wamaye tariki zingahe dore wowe niwo dufitanye ibibazo cyane uturi hafi y'ibishingwe turarabimena nawe ntabwo ngewe ufite dosiye nyinshi cyane
Ufite dosiye nyinshi cyane. narayamuhaye nsanze kuri butike Wampaye amafaranga. narayaguhaye amafaranga naguhaye Ndibutse. Igihumbi warakimaye. Angahe mada? Igihumbi warakimaye. Nizere ko ari amezi 10. Igihumbi warakimaye tujyana ibibazo. Nizere ko ari amezi wambwiye ngo umereze igihumbi wabimbwiye Kanyabishi ku kwezi ari bishingwe mu mucanga. Kwezi ni inoti y'igihumbi Buri buri muturage muturage nsaba ibihumbi 10 bya buri kwezi. Mada. Ibyo ni ibyanyu ugomba kubyivuga. Ahubwo wowe amafaranga wemeze bite? Wowe amafaranga wemeze bite wowe? Wanda umuyobozi mukuru reka twumvikane. Ngera bitewe. Ndi mu kazi kanjye, ndi mu kazi kanjye. Umva. Akazi kawe wowe uri umunya bishingwe sibyo? Yego ndi kubyumva. Ceceka rero. Ahubwo mureke twumvikane sibyo? Mubwire igihe mutabigenza. Saa munani. Sheri nawe. Saa 9. Mada bibiri rego simbi Amunani sindagahiya. Nizere ko byose byakemutse. Mureke tubitwaze mugage. Umva rata mudugu. Sangapi? Saa munani. Tubyemeranyijeho. Mubwire mbere yuko ubahereza isaha buretse mbere yuko Nawe uza saa 8 kwambara hamwe n'abandi. isaha aba baturage bawe barananiye. Ejo bundi maze iminsi ngahe ndi kuza ndimo nishyuza igihumbi cy'ibishingwe. Dore ngo dufitanye rwose genda Nije ujyaga cyane mu aka gace. Twumvikane. amashashi ibipapuro by'abana Amashashi Bishingwe. Zikurinda Bishingwe. yewe Mureke twumvikane. Muduhaye isaha ya sangapi? munani. Bishingwe twaka. Natwe tubiri. Madatu kari. sha duca sichaki kana kibara hakundi kangomani hinaje nana kiyanyinje kira rero Isusa. Ariko wambuze kuri telefone. kubuzi nawe tuzubwishizo Iri mu nzu nyine. Zarindi kukwitegura. tugenese Shaki maze kugenda cyari cyanzengereje. Uzwi nawe nagukumbuye. kumburaga we Umva cyari cyanzengereje ngavuga ati sheri wagenda mu kazi akanga. Uracyari Kiya zose nazikoze. madamu yari yanense uzurusha mbaye buri Ndahira. Arabona gukubise. cyangubise sha Nakundi nyine. ako nari Karibu. kunda kimukunda no Karibu. kimishiriki Nari nabuze n'itose tujya kuryama. Kiri bundi ndacyanga gifite amafaranga ariko ndi wapa kugenda bikukorera neza kigende umva vatugenda nangugure n'akantu mwana kubya biri bya dore n'ibifungo nagonze havanye uzi badufashe kile kigao cyane nikigwame rero nubwo n'iki wabize ibyuya bireke nari nawe uyu munsi wakabije bireke byane umunsi wakabije uzi badufashe cyatwica ica none tebezagira funga kize kihasange gutya ikaze namwe heza n'udutuyaka ariko ujye ubikora neza rero nawe ntukubereza n'iki bo hajya njye kugura agakoko muri volcano yego ndagukunda rero kigende mudamu urandamusanga arukaye kutagira telefone yanjye kuko nanyisize mu kabari. bikariba amakuru yanyu Makuru si manuka ururuka rwose. Uri wareba kikabaza cyagiye si cyagiye yaringegera twicarira aha. Nari nagukumbuye urukumbuza umutima wanje rwose wawubangaye. amakuru yanyu Neza woreba cyakibabazi yaringegera umugore wawe ubonaga umugore wawe warambeshe gufata amafaranga usa nawe ukamugaburira amafaranga garahari ari uko babiryaga batari kubita. None si ubwo si umutwe urya kane urujyanye warurira
kuvuga ngo kumva ngewe uzogwa birunyanya naruguriye muri Dubai ngo yaho ndare ako kanyanya wikamara ako kanyanya menzo rege sambo yata mirusome nakomye rurumi none si nagendanye bine rero ari ikintu ndimo bitatu cyo kuri boutique docagambaye nagendanye bine rero sinzi niba unemerera tukaba twigiriye niyo tamba amafaranga upfa kubona ureba njyewe nakwifatiye uku uzi umurego mbafite nibuzi igitero cy'abanyesisiriya niko mbameze oya wewe ahubwo si dore ukora gasiporo sana pompaje buri munsi ubu yewe ureba kugutinya ko banza oya witinya zitutaragira ahubwo kangwereka reka tugenda arahigera agahoteli gashasha kaje kitwa Volcano tugende dufatemo icumba kuko kinzanza cyane urabona ari kireki cakwicana ikigoma kimeze nk'ikirasha kiragucinyaga ceceka wanje ro yimeye azingiraga musi y'uburiri ngaburi mwuka ko nawe gize reka ngujyane rwose tuko ndagushobora ariko nshaka kugutetesha ndagutonesha yo tugiye hasi umugongo wo guca koko kabanda handi baba we umugongo w'umugabo wawe wori fata umugabo waje umugongo w'umugabo kankubwira wa mugabo noza we dukamenya umva mwabagabo aka kantu muzakari reba hano ubutaruwe nande wumve rero twumvikane wowe uri umugore w'uyu nawe ukaba umugore w'uyu ni uwanje mureke twumvikane reka mbaze wowe uyu uramukunda nawe uyu nguyu uramukunda buri wese nahambare n'ibyo n'imitungo yafite ubundi ubyibushe gatatu imitungo yanje